Hello guys, uyu munsi tugiye kubereka uburyo wakoresha audio library nk'abantu bose bakoresha YouTube. Audio library ni porogaramu ya YouTube Studio ifasha aba creators bose kuba bakereya amavideo bifashishije indirimbo, ariko izo ndirimbo zikaba atari copyright. Uraza ujye kuri YouTube program yawe, then winjiremo ukande kuri account yawe, then dukurikira akantu ku kandi, numara gukanda kuri account yawe uze ukande hano hantu handitse setting, tuhakande, tuzamuke dushakisha ahantu handitse help, tuhakande, dukurikire akantu ku kandi, yibutsa ko ugomba gukora subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Uza ahangaha handitse search help, uhakande, then wandike audio YouTube audio library, tegereze network gatoya, hano murabibona ko babitweretse. Use music and sound effect from audio library, save playlist music in these videos, add an audio track to your device, turn restricted mode all off on YouTube, turn restricted. Twebwe icyo noneho tugiye kureba hano, batubwiye ngo gukoresha music cyangwa sound effect zivuye muri audio library. Mbibutsa ko zino audio library zibona umuntu wakoze login muri YouTube Studio. In audio library YouTube Studio you can find right free production music and sound. Barakubwira ko hano muri audio library yo kuri YouTube ari ahantu ushobora gukura imiziki y'ubuntu wakoresha muri video yawe cyangwa ama sound effect. Tuze dukirikeho kubera ko nibyo dushaka kureba, dukirikeho hano kubera ko aribyo dushaka kureba, tegereze gato. Use music and sound effect from the audio library. In audio library YouTube Studio can find right free production music. Ni bya bindi nyine bari kutubwira yuko kuri audio library ari ahantu dushobora gukura imiziki twakoresha nka background muri video yacu. Noneho hano bari kutubwira, tugendana akantu ku kandi, ahangaha bari kutubwira sign in into YouTube Studio, dukoreshaga sign in YouTube Studio, niko kantu ka mbere. Ikindi cya kabiri from the left menu select audio library, uzagenda winjira icya mbere muri YouTube Studio yawe cyangwa application cyangwa ukoreshe browser, ubundi ukande kuri menu ku ruhande rw'ibumoso, then selecting audio library. Selecting audio library, you can also access audio library directed to youtube.com audio library. Ikindi tugiye gukurikizaho, tugiye kureba ese ni hehe nabona izo audio library. Nta kindi urakora, uraza uze muri browser yawe ishobora kuba ari Chrome, hano searching mu application yawe, searching Chrome ngiyi, cyangwa ukaza hano ugasacinga Google, ku bantu mufitemo Google muri telefone, ukayemeza, tegereza gato, ukaza ugasacinga audio library,
urabona ko hano babitweretse audio library, ukaza ukamanuka ugasacinga ahantu handitse free audio library, dore ngaha free audio library, ahangaha tukahasacinga. Hano batubwiye ukaza ugasacinga hano handitse audio library no copyright, ahangaha tugendana akantu ku kandi, tukahakanda tugategereza network gatoya. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel waba warakerewe, kubera ko uzajya ubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Audio library, urabona bahise bazitwereka audio library, bazitwereka, dore iyi ngiyi ushobora audio library hano. Reka mbereke akandi kantu, nuza hano urahita uyidownloadinga, dore indi nanone audio library. Nugaruka hano nanone iyi ngiyi ushobora kuba wayidownloadinga bigakunda. Nuku nguku rero audio library ishobora kuba yakora, kandi ugakora video zawe nziza, abantu bakora documentaire, abantu bakora ibiganiro, ugatuma nyine abantu bawe batarambirwa, tugakoresha audio library. Thanks for everyone following this video at the end. Ndabakunda cyane, mwibuke gukora subscribe.